mwami Yesu vuga mu mwami Yesu hoya ndabyanza ariko urapfukama hangaha usaba imbabazi abanyarwanda ariko se njewe imbabazi narazisabye urapfukama hangaha njewe ahangaha umva gatebe inyuma buretse oya buretse imbabazi z'agahato imbabazi z'agahato ntago aba ari imbabazi oya zimve ku mutima se wowe imbabazi wikoreye oya nje niwanga turakwikoreza intebe ubwo nyine unyikoreje undi mutwaro unyikoreje undi mutwaro kamarade we hari umuntu wamutumye uti cya Juste ugenda kigupfukama imbere kamarade ntiyasizwe si umupasiteri oya ntago ari pasiteri n'umuririmbyi imbabazi abanyarwanda narazibasabye n'uyu munsi ndazibasaba umuntu nshobora gupfukama byabaye ngombwa agapfukama kansengera ntago harimo korode cyokoze ngo yansengera ngo nuko kuri mideno azakwishyura nagarinzi nase korode yansengera urumva ngo yagiye mu cyumba yimika ubwa pote nase ubwo yagusengera rero yongwe yimitswe ku mugaragaro yansengera icyo nkundira Imana rero iki ngiki yatweretse ingegera z'abapasiteri n'imbobo zo kuri YouTube yarabitweretse umva kamarade urapfukama ngusenge oya banza bye biranduye ibiganza bye biranduye banza wicara urabyemera ufukama ngusenge banza umve nkubwire umva kamarade urabizi ko nkwemera urabizi ko nkwemera urumva urabizi ko nkwemera ariko njewe winkiramo mu ngegera nta ngegera isaba imbabazi no Juste vuga mu mwami Yesu kamfukame vuga mu mwami Yesu ariko se kubera iki vuga mu mwami Yesu ngire nese mwami Yesu nabesha abanyarwanda ndasaba imbabazi Prince Kid mbabarire nashatse kwica ubukwe bw'abandi birangira nsebye mumbabarire abanyarwanda n'Imana imbabarire kubera izo mpamvu sinzongera kuvuga ibintu ntatumwe nzajya ntegereza icyo Imana imbwiye ari cyo ntanga ndasaba imbabazi Pastor Claude ndasaba imbabazi abapasiteri bose naba narakomerekeje cyane cyane Pastor Claude Yongwe nubwo yanze kunyishyura Yongwe kandi azanyishyura ndabyizeye mana ndasaba imbabazi abanyamakuru bose n'abasesenguzi mbivuze imbere ya kamera n'imbere y'Imana n'imbere ya kamarade tubisenze twizeye mu izina rya Yesu vuga ngo amen reka nongere mbasuhuze mbaye ikaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye mwese abari mu mpande z'isi zigiye zitandukanye burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru n'imbere mu gitondo nkwifuriza igitondo cyiza n'imbere nimugoroba nkwifurize umugoroba mwiza mbere ya kamera ndetse na Juste abasesenguzi twemera cyane kamarade amakuru y'iminsi maze imitsi warabuze ariko nanjye ndimuze kwiyogirwa nanjye ko ndi hano naza gutuma naza kwishira gushyiraho sinzi ukuntu babyita ngo ntago ari ugushyiraho babyita ngo iki tuntu two gushyira ubundi nudoki tuntu two baba bashyirekaho ngo guterekaho ngo nangorange ngo nekanze ngo ntereho ngo nta kibazo ngo umukozi w'Imana ngo reka ntereho hano twicanye n'umugabo no nibaza kutubwa niba ari umugabo cyangwa ari umusore nabyo tubimenye njewe ndi umugabo wubatse ndubatse ufite urugo rutajegajega habe namba ufite umugore w'inzobe umugore wanjye ni mwiza icyo nzi cyo ariko si inzobe ni inzobe cyane umeze ute meze neza turakwakiriye kuri izi televiziyo zacu zose ubona hano niwe zihanze amaso haleluya amen hakabamo na The Vibe TV yanyambuye oya tusubiramo kantu ako se mujya mugirana ibintu by'amabifu nk'izo oya ntago ari amabifu ayo ngayo kuko urumva iyo utangiye ikintu ukavuga uti rero nunyambura nzabivuga nubundi abantu bakabimenya baba bakwiye kumenya ko uwo muntu yaba yarakwishyuye cyangwa yarakwambuye kandi ubwo kukwambura ntago bivuga ngo yakwambuye imyenda nta mafaranga nyine
ubwo ari amafaranga ngaho ubwo umushahara wari 150 amasenka ise kudatinya uwo muntu ko numva batinye kumuvuga kandi yarakwambuye kandi mukaba mubiziranye neza iyo uvuze the vibe oya nta the vibe vuga umuntu inde wakwambuye nyir'izina amazina the vibe wibica ku ruhande nyiri the vibe ni bigira nyirayo se sa poso yongo kandi na kamarade no umukozi we wenda nayo baramwambuye ngende umunyamakuru wa the vibe ariko baramwambuye nk'ubu wagahamagaye boss wawe niba ari boss wawe ukamubwira ati nyamuneka ko ndi mu kiganiro uyu muntu ukaba waramwambuye mwazize iki mwapfuye iki ufite ubushobozi reka muhamagara ntago mutinya ni boss wanjye ndamwubaha ikibazo nacyo kuva gikemutse abaye yarambuye Juste ibintu tubigire kiriya abaye yarambuye koko Apotre wiriwe neza Apotre egera telefone yawe turi imbere ya kamera ya The Vibe TV yego turi imbere ya The Vibe TV turi mu kiganiro njyewe na Juste aho Juste ari kuvuga yuko wamwambuye aho Juste ari kuvuga ngo waba umufitiye amafaranga ngaratabaza ribu ngimwishyurize Juste uyu nguyu wahanuye ejo bundi ko Prince Kid atazakora ubukwe no mu minsi akaba yarabukoze no mu minsi Juste wahanuye yuko Prince Kid atazakora ubukwe n'umukobwa w'inzobe ndetse ngo azaba atari minsi hanyuma akaza guswata ubundi Juste imikoranire yawe nawe yari imeze gute kuko arimo arabwira abanyarwanda yuko kontra ngo yari 150 ngo urangije ngo umuhibumbi 50 byo kunywa icyayi n'amandazi numva niba naramuhaye 50 byo kunywa icyayi n'amandazi nari umukeye niyubaye ko twamuhaye 50 by'amandazi ubona ibibazo dufitanye reka niba ari wawishe Aposo ubona ari iyihe mpamvu Juste akwishyurije kuri kamera nko yaje kwishyuriza mu maso murebana no umukuru w'umunyamakuru w'impemburo umunyamakuru w'impemburo ariko uri kumugisha cyane arimo arakubaza ngo ubona ari iyihe mpamvu Juste aje kwishyuriza imbere ya kamera ariko ideni no kubaha ni ibintu bitandukanye kugira ngo umuntu avuye ko bamurimo ideni abanza kubereka amasezerano y'akazi yabanza kubereka amasezerano y'akazi yego hanyuma amasezerano y'akazi yabereka mugabanga uyu umuntu azazi ari gutwika yatangiye shano yatangiye shano ari gutwika ari gushaka abakiriya ese ubundi ni umukozi uramwemera ko yari umukozi ese yari umukozi wawe ubundi waramwemeraga mu kigo muri kumbaza ntabwo mbiye ejo bundi ku itariki ya mbere Prince Kid yakoze ubukwe yego ejo bundi witwa Prince Kid uwo ni inshuti yanjye ni umuhungu wanjye kazima avuze ko namuhaye senkana akagura icyayi naza ndamuha uwo ntacyo namwiba nayo iby'akazi ufite akazi aba afite kontara kandi umuntu batamwishyura uwo nta deni tumugirira nawe ntaryo atwishyuza nta nubwo yatuvuga nabi nkeka atabikora kandi yarababaye ijana muri arimo haryari mwashatse ibindi muvuga mwabyana ntarakurekura ejo bundi ku itariki ya mbere habaye ubukwe bwa Prince Kid na Miss Elisa aho uwitwa Juste ndetse na Gerard bari barahanuye yuko ubwo bukwe butazigera buba burangije buraba wabivugaho iki abo basanzwe ari abahanuzi havangirwa umuhanuzi kandi hagwa uwari uhagaze iyo si ruswa yabishingiye ku ideni umufitiye ibyo bari bari gusobanura ntibari guhanura kuko ntibari guhanura hanyuma ahubwo batandukanye ibisobanuro cyangwa se ubusiguzi niba dufite ubusiguzi batandukanye n'uwanyu abo nabo basanzwe ari abakozi b'Imana
nibakomeze biyubake niba batarahanuye neza ubutaha bazahanure. Hari ikindi ushikaje kumbaza? Ni kimwe cyonyine ngewe nkubaza. Uwitwa Pastor Claude yigeze guhanura ururimi ruranyerera. Kugeza kuri ubu witwa Pastor Claude arasaba uwitwa Juste ngo napfukama imbere y'abanyarwanda asaba imbabazi kuko yaba yaramusebeje kandi nawe iryo kosa akaba yariguyemo. Nawe niko bibona yagakwiriye gupfukama agasaba imbabazi? abakozi Imana bakamusinga. Egaburi indimi z'abakozi b'Imana ntizinyerera. Iyo kamarade. Nimo ndakumva Apotre. Indimi z'abakozi b'Imana ntizinyerera. Kuko ziramutse zinyereye Imana yabinyerera. Ahubwo bo bashobora kunyerera Imana bayisize. Naho abo b'indimi zabo ntabwo zinyerera. Ikindi niba abantu barahanuye ntibibe utaha bazahanura bibe. Iyo ntago yaba ari ruswa ishingiye ku ideni umufitiye? Nibegere nyirubuhanuzi abahuhanuzi bizahanura. Aidigiri mini digiri. Utaha bizagenda neza. Aidigiri mini digiri. Ariko nta mpamvu ngo kuko umuntu yahanuye ntibibego naje gusaba undi imbabazi. Muri social media muzagira na bibi. Mungu mamagara umbaza ibyo ngibyo nta bishiri. Ikibazo cya nyuma. Ko muri kwikorera akazi cyane. Ikibazo cya nyuma ari Apotre Claude ubu nagakiri pasiteri ari evangeliste Juste yari yimitsiwe mu cyumba. Ntabwo yimika ubwo mwamushyushye ibintu ari imikase yabura abashumba bamwimika. Yampaye nka mushyireho wumva ukuntu akubwira. Ntabwo jewe basabe mwese uko mu byumba nimuzamumamagara kuri nuni. Nimuzajya munyenera mujye musanga muri biro. No kuri The Vibe ntabwo twemereye kuguhamagara noneho. Erega umenye ko ndi umunyamakuru wa The Vibe. Uri umunyamakuru wa The Vibe ariko nitwagwa uzajya uhamagara ahunga nibo nagutumyeho. Hanyuma ari uwitwa Juste, ari uwitwa Yongwe, ari uwitwa Apotre Claude, ninde urenze abandi umwe muri abo ngabo? Urenze ni Yesu dukorera twese bose baraciriritse. Nawe uraciriritse? Hanyuma ariko oya bisubiremo, nawe uraciriritse? Twese turaciriritse. Kandi ujye uvuga ngo ufite confidence. N'abandi tavuze babashumba baraciriritse. Ahubwo abo bose uhambaye ni Yesu. Ariko nyine Juste n'umuhanuzi urumva arakomeye cyane arandenze. Iyo ni ruswa ariko, iyo ni ruswa kuko mufitiye amafaranga. Reka kubwira ikintu kimwe. Jewe ndoroheje ariko nzakomera nzagera kure ndumutsinda. Hari ikintu ashaka kubaza kimwe hanyuma dusoza. Data Poso nta cyo nizeye nuko uzanyishyura. Nta kindi nkubaza icyo nizeye uzanyishyura. Kajice tarindi. Yazanyishyura. Mukagoshe shopping ngo mutebanye ntabwo yabigoshe. Apotre ngo kwa kuna dena kuri mujisi. Apotre ramubeshye. Nesa rubwo avuze ngo ntarya ndimo. Yego kamarade. Yego. Reka tugushimire Apotre. Imana iguhe umugisha ugire akazi keza. Ubanzanira ahubwo mbakosore mu wanyuze w'umunyafu naho twebwe nta. Okay, uwitwa Juste mugukubitira urushi. Oya ni mukarwane turakubita umugabo ufite umugore. Urakoze cyane Apotre. Urakoze cyane Apotre. Wabyumvishe. Urumva ko akantu kitwa kideni ko yarinze nta kontra wari ufite muri The Vibe. Icya kabiri yaramwemereye icyayi gusa. Yakuguriraga icyayi nkuko asanzwe agurira abandi bana. Icyayi n'amandazi. Rero uyu ni umukozi wa The Vibe. Oya nyinde. Uyu amaje kubivuga. Ariko kamarade none rero buretse noneho bagarura ibiganiro. Yongwe arimwe avuga ngo Juste afite kontara ya The Vibe. Avuze ko nta kontara mwigeze mugira. None se iyo avuga yuko yagufashaga nk'umwana we
kugira ngo ubone ibyo kurya ntacyo yongera amfashe yongera amfashe ahubwo icyayi n'amandazi wanyweye ibihumbi 5 nari maze mu cyayi n'amandazi cyaro cyafite ahubwo tukiri aho ngaho nanjye kuvuga ngo uyu musenzi ariko ntabwo nabivuga ariko ubundi umusenzi va ku ijambo gusenga nimba mujye mwumva uyu musenzi urumva uyu musenzi oya genda ntabwo mbifuza ko nongeye kubivuga ntabwo muri kontere y'umusenzi usa uyu ngo yabivuze uyu mutipe ashaka afite ikibazo cy'imitekerereze nawe ni gute ujya imbere ya kamera ukavuga ngo ndi umukozi nta kontra ngo njyewe ngo ndi umukozi ngo wa Devibe uri umukozi wa Devibe nta kontra ufite nkande hanyuma ukaza kubisakuza ntabwo wigeze utwereka kontra wagiranye na Yongwe wajyagayo ugakora ikiganiro akakugura icyayi n'amandazi ugataha ninyibereka se n'uyitwereka arakwishyura nyine ni uburenganzira bwose ndaje nze noneho ejo mpereze kontara ubu urabizi ntabwo nari nzi ko twicara hano ejo ndazi manukane kontara icyo katukivuyeho reka ngo tubiveho iyo wifashe nk'umuntu w'umugabo ukajya imbere ya kamera ugashyiramo izo karuvate zanyu zingirwa karuvate ugafata mikoro ukavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze uba wumva uri normale wewe shyiramo ako kantu kavuga ngo Imana iravuze gashyiremo gashyiremo ako kantu kavuga ngo Imana iravuze navuze njyewe kuko njyewe ntabyo navuze kandi waravuze ngo uri umuhanuzi ngo ntiwemere umuhanuzi kuvuga ngo ndi umuhanuzi no kuvuga ngo Imana iravuze ibyo bintu bihurira ayo magambo arasa reka nka playing n'ubundi twaraga playinze ayo magambo arasa njyewe nabwiye abantu ko ibintu nabivuze nka Juste aburetse wumve ntabwo bwari ubuhanuzi se no sanga ndaje ndavuga ngo Imana irambwiye Prince Kid gushaka azashaka ko nanashaka ntazashaka ese si yashatse buretse urambwiye Prince Kid azarongora nyine azashaka azakora ubukwe nyine ariko nanashaka ntago azashaka umumisi n'ubuhanuzi ni ibitekerezo byawe umva nkubwira ariko asubu nawe koko kakanyura cyanshidikanya ko nari umuhanuzi nesa rwo mvuze ngo ndi umuhanuzi ahubwo we yarambajije ngo ni ubuhanuzi ndamubwira nese urashidikanya ko ntari umuhanuzi cyari gukonfirma yuko uri umuhanuzi si byakonfirma gase nyine nge ndi umuhanuzi ariko ntago naje guhanura ntago icyo gihe nandimo mpanura nk'ubu uri muri borosa byibura neza ukumva ibintu bimeze neza ahubwo weho uwagutumye ahubwo soza ubutumwa yagutumye neza muri no kwituma hano reka wumve mugenzi we kuko njyewe ntago navuze ngo Imana irambwiye kamarade tandukanye reka wumve mugenzi we Imana ishimwe ko bibaye gutya bijyanye n'intambara banyuzemo bamwe bagiye babonesha amaso uriza ari ziri nyuma zari zikomeye cyane byaturuka kuko abantu muziranye abantu mwabayemo n'ibintu ubona bifite n'ibimenyetso ariko uzi gukora ubukwe ukita mu rukiko ibimenyetso byari bihari nababwiye mwebwe murebe mu isi y'abantu ibyo mubona n'ibyo mwumva noneho murebe turebe aho mutareba abo batipe nimukabamyumvisha manje simba nashaka no kubumva umva ngiye nkubwire umva nkubwire kamarade njyewe tanduka uyu njyewe tanduka dutandukanye ibintu bibiri Prince Kid ubu ntago yarongoye niwe ubigena se ahubwo ikibazo ufite kiragira gute nawe musesenguzi njyewe ikibazo mfiteho ntago ari cyo urumva njyewe nimba naravuze ibyo bintu mbajijwe ikibazo nkavuga nti Prince Kid azashaka ariko ntazashaka Miss none se uremera neza ahubwo mbaza ngo kuki yashatse Miss wari wavuze ngo ntazashaka Miss kuki yashatse umukobwa w'inzobe wari wavuze ngo ntazashaka inzobe ibyo nibyo wakambajije ntago wakambajije ngo warahanuye impamvu ni igihe nyine gatubwiye kuko njye nabwiye abantu ko ntahanuye vuga ngo nagusubiza ngo ibyifuzo nari mfite ntibyagezweho niyo mpamvu nasabye imbabazi wari ufite ibyifuzo yuko Prince Kid azarongora umukobwa w'igikara kandi utari muri Miss Rwanda ibyifuzo byanjye rero w'igikara ari kuri muri Miss Rwanda wabaye muri Miss Rwanda oya utari muri Miss Rwanda rero nje ibyifuzo byanjye ntibyagezweho niyo mpamvu nasabye Prince Kid imbabazi ariko ntago naje kuvuga Imana yavuze ngo reka nkwereke uremera yuko bire bintu wari wavuze byari kugira negative impact ku rukundo rwa Prince Kid na Miss Elisa
cyane cyane ubu ngubu iyo Prince Kid aba akiri muri gereza. Reka nkubaze ikibazo nanjye. Ijambo rivuga ngo nta butaho butagezwe intorezo waba uwo mugani uzi. None ukumva wari kuba umwe mu gufata intorezo ahubwo vuga ngo ikibazo cyabayeho zo gucumita Miss Elisa. Ikibazo cyabayeho nuko intorezo yabaye Juste akaba ni na pasteur. Wabitewe n'ikirego. Yose si shitani rwanyu buku. Urapfukama hangaha usaba imbabazi abanyarwanda ariko se njewe imbabazi narazisabye. Urapfukama hangaha njewe ahangaha umva gatebe inyuma oya imbabazi z'agahato imbabazi z'agahato ntago ari imbabazi oya zimve ku mutima se wowe imbabazi wikoreye oya nje niwanga turakwikoreza intebe ubwo nyine unyikoreje undi mutwaro kamarade we hari umuntu wamutumye uti cya Juste ugenda kigupfukama imbere kamarade ntiyasizwe si umupasiteri oya ntago ari pasiteri n'umuririmbyi imbabazi abanyarwanda narazibasabye n'uyu munsi ndazibasaba umuntu ushobora gupfukama byabaye ngombwa agapfukama kansengera ntago harimo korode cyokoze ngo yansengera yangwa nuko kuri mideno azakwishyura nagarinzi nese korode yansengera urumva ngo yagiye mu cyumba yimika ubwa pote nese ubwo yagusengera rero yongwe yimitswe ku mugaragaro yansengera Antoine Rutayisire yansengera ashaka kajya kubita n'inkozi nta nubwo yakwegera Antoine nimukabazane abo bagabo nimukabazane kubera iki atatwegera wowe uvuga ibyo utazi wafata umwana yego bajya bavuga ngo nta rugo ruburi kigo rye uvuze ko Juste ari ikigo gikamara byerure neza nimba nta rugo ruburi kigo rye bivuze ngo abapasiteri bose bano ibiraro nibi urabatutse birasa n'ubugoryi bose ni ibigoryi bwurabatutse Jomba kamarade nko muri Bibiliya abantu batwereka hari abagabo b'ibigoryi batumweho kugira ngo bajye kugira gute kugambanira bwoko bw'Imana uyu nawe rero ibintu yari yahanuye byari kwica ubukwe bwa Prince Kid reka mbikwereke cyambere yavuze yuko Prince Kid atazigera arongora umukobwa uri muri Miss Rwanda siko bimeze kandi Prince Kid yagiye gufungwa afitanye isezerano n'uwitwa nde Miss Elisa Elisa yari nka confirmation yo kuvuga ngo ba bantu bo kuri YouTube bakorera Imana wasanga ibyo bari kuvuga ari byo kubera ko confirmation ya mbere ni yihe ni yuko umugabo wanjye arafunzwe icya kabiri Elisa yarafunzwe nawe none ibyo bano batipe bavugaga bimbura mukoro byari nko kugira ngo bice amarangamutima ya Miss Elisa no gutwika kwabo no gushaka kwibonekeza turabana b'Imana turi bene gitare kandi muri ibikoko muri inyamaswa nta kuntu ushaka kumbwira ngo umuhungu ari reka nkwereke ndi gutereta umukobwa n'urugero ndi gutereta umukobwa ukaza ukajya imbere ya kamera ukamvuga nabi noneho ukavuga n'impamvu zigaragaza uburyo ki uwo mukobwa tutabana cyangwa urwo rwacu rutashoboka byanga byakunda we ntabwo uri kubyumva yuko harimo umutego wo kwica umutwe cyangwa kwica ibitekerezo bya Miss Elisa icyo nkundira Imana rero iki ngiki yatweretse ingegera z'abapasiteri n'imbobo zo kuri YouTube yarabitweretse umva kamarade ahubwo urapfukama ngo usenge oya banza byaye biranduye ibiganza byaye biranduye banza wicara urabyemera ufukama ngo usenge banza umve nkubwire umva kamarade urabizi ko nkwemera urabizi ko nkwemera urumva urabizi ko nkwemera ariko njewe winkiramo mu ngegera nta ngegera isaba imbabazi okay humbiriza oya ntabwo nabyemera nta nubwo mpumiriza nasa guhumiriza ni zana umupasiteri hano urebe ko atansengera oya kamarade wazari pasiteri kurodo n'abari gusengera okay Juste suramaye magambo oya naza kuvuga mu izina rya Yesu ko ntago uri shitani okay ntacyo oya kamarade oya gutese oya mbwira ibindi ngiye cyo nemera ariya magambo wayavanye he cyangwa ukubiturushye nta soni washaka kwica ubukwe bw'abandi sibwabaye se najemo abantu mani bagize sibwabaye se kandi reka nkubwire warabugeze imipanga oya nyine narubigeze imipanga nese nanjye reka nkubaza ubuse nabigeze imipanga niki nakoze ntababarirwa
ko nasabye imbabazi ahubwo se niki wowe ukoze ukwiriye kubabarirwa wowe urica ubukwe nasa banyice banyice turushi ubibone banyice se man byarambabaje oya man oya byarambababye kamarade oya nawe uri muraduka mwana ugakabye uri muraduka ugakabye imbobo z'abapasteri ibiki uziko nabi niyo nabi gicucu nabi kigoryi cy'Imana urashaka gukora mu nda y'Imana weho niyo nabi kigoryi nkabikimara nkaba umwanda ndi umwanda w'Imana uyu munsi nakora ibibi ejo nkakora ibyiza muzajya muhora mutukisha ubwoko izina ry'Imana oya ntago twari tukisha ntago turageraho twebwe tunanira Imana ahubwo none reka musabe ikintu kimwe fata umwanya usaba imbabazi abapasteri bagenzi bawe ufata umwanya usaba imbabazi Prince Kid ndetse ugire n'ijambo ubwira Prince Kid n'umuryango we mwemwe mubwire ibyo akora mbwiriza icyambere kandi ukimara kuvuga ayo magambo uranyemerera njyewe ngushyire ikiganza aho ushaka ku maguru nushaka umbwire ku maguru nta kibazo njyewe ikintu ntari bwemere nuko kamarade nshyiraho ikiganza ese kamarade aranduye oya kamarade ntabwo mvuze ko yanduye njyewe ndakwemera kamarade asengera kwa Apostle Mignone kamarade aranduye aha asengera hariho hose oya ashaka ko atari naho nsengera oya aha asengera hariho hose nta muntu uvuga ko abapasiteri ari imbo warambika umupasiteri ikiganza uri kubyumva kamarade ariko ntiyavuze ko muri imbobo oya yabivuze rero ahubwo reka nkora icyo yaransabye kuko n'ubundi nicyo ndimo kugira ngo n'umuntu wese wambonye muri iyo sura ambabarire isura sa imbabazi bwo ntabwo uri bwo zo kwemera gupfukama we ariko se imbabazi zemerwaho ari uko umuntu apfukamye cyangwa ahubwo ikivuye mu mutima w'umuntu nicyo mbabazi kuko maze kunanirana kamara bisukunanirana noneho bikore upfukama uvuga uti rero ndasaba imbabazi Prince Kid uvuga uko bishaka nta kibazo fakora basabye imbabazi gusa rero ntago Prince Kid apfukamirwa hapfukamirwa Imana yonyine bivuze ngo nanushaka gusaba imbabazi Prince Kid oya ibyo ubutumwa namuhaye bwamugezeho ahubwo mwebwe ntago nzi umuntu utumye kamarade kuko Prince Kid ubutumwa namuhaye bwamugezeho Justin nizo atumye kamarade ntago mbizi kamarade ninde wagutumye baje urumva erega sigara umukozi wa Devayipo asigara umukozi wa Devayipo oya asigara umukozi wa Devayipo wapi oya kamarade arimo avugana cyane Prince Kid amushira mutuntu yamutume kamarade yandikiye Prince Kid message ashaka nyine kumwereka ko yamukurikirana nyine kuyanga muriho hiti amutumire mu bukwe kamarade Prince Kid amuca amazi ntiyanamusubiza yaguciye amazi none uyu munsi rero uracyashaka kugira ngo Prince Kid agutumira noneho aze munaganire noneho none uragira ngo njyana napfukame njye turavugana nimba rero muvugana umumbwire ko juste oya bimubwire arabikurikira aha Prince Kid nakoze amakosa ariko mbere na mbere abakunzi ba Prince Kid na Miss Elisa umuryango we abanyarwanda ntago nongera ibiganza ariko ni ibintu bisanzwe oya ntankure ibiganza nugera no mugabo akagufata gutya tumenya ko yaguciye amazi iyo umugabo atangiye kugufata gutya yaguciye amazi kandi oya namaze we warayicishije njyewe komeza ijambo avuga kuba narayicishije njye kamarade mu ruta hose hose kamarade yasabye kamarade yashatse kujya kwa Prince Kid biranga ariko kamarade ntiyakorera iryo kosa kamarade niwe wabyivugiye nyine mvuze ibintu yavuze mu kiganiro ko ndamukurikirana ndamukunda urumva mu buzima bwa buri munsi urumva ndamukurikirana buri gihe ariko nanone kamarade garuka hano komeza ku mbabazi zawe urumva icyo nabwiraga abantu rero Miss Elisa Prince Kid ibyo navuze byose mu mbabare nabivuze nka Juste ntago nigeze mbivuga njye ari Imana ibimbwiye nibyo nahereyeho mvuga kuva kera icya kabiri abakunzi ba Prince Kid abakunzi ba Miss Elisa umuryango n'abanyarwanda n'abashumba muri rusange mwese mu mbabarire kandi rikosa nirizongera kumba icyo ntibihagije se ubwo ahubwo nahitangira ikibazo nkavuga ngo ese biriya bintu ubwo wamaraga kubivuga niye nkubiri nayo wagize y'abantu niye message wagiye wakira ahubwo bakora urukiko ngiye nakoze ibiganiro nsaba Prince Kid imbabazi
ahubwo sinzi impamvu ibi ngibi byagarutse. Ntibyagukozeho naho usengera barani bahise bakunyuzamo ijisho. Erega nk'abakristo bayo bakubona gute? iyi si ni ishuri. Icyo kirahagije. Buri muntu wese ariga. Naraje mvuga ukuntu Korode yanyereye ururimi ndaserebura. Ubwo rero nanjye ryari isomo. Ahubwo cyo cyakoza kamarade kamara. Ninde wimitse apotre nanjye nka apotre. Hano ubwo menya kiri umukozi wa ninde wimitse Korode? Pastor Claude none se Ntago ari Pastor Korode yavuze ko imba umuntu hano ibintu nibisore asagitwa Korode niyo nzima. Niyo nzima Korode nenda mwimitse ku gapotre. Mwari muri kumwe? Niyo nzima Korode yasabye imbabazi. Niyo nzima Korode se mu bantu bamwimitse kamarade yarari. Nyine yasabye imbabazi. Okay, yaba Justin, yaba Claude, yaba uriya ngo ni Gerard. Nta numwe tuzi ngo yimitswe nande. Njyewe nimitswe igihugu cyose kibireba n'ibiganiro birahari. Ninde wakwimutse Justin? Wimitswe nande se? Ninde wakwimitse ibiganza bitanduye? Mujyeho murebe Bishop. Ninde wakwimitse nyine? Mujyeho murebe Bishop. Watubwira ariko umuntu wakwimitse ese ufite isoni z'umuntu wakwimitse? Gute senze ufite he? Ariko ibaza ko afite n'isoni zo kukubwira igihe yimikiwe n'uwamwimitse. Urumva umuntu arimitswe. Usuribuka umunsi n'itariki. Nje ntago hano ndi muri bajya bava mu mwimikiwe kuri YouTube. Ibi bintu byaba hano nje ntago ndi mu ntebe ya penitence. Ndi kuvuga ibindi ku mutima wanjye. Warimitse. Ese kankoze ikibazo. Iyo nk'izi saga zabaye gutya. Uragenda n'umugore wawe mukaryamana nta kibazo n'umugore n'umugabo. None se by'urugo rwanjye urabishinzwe weho. Umugabo wese afite nkuko nawe ufite ukuntu wakoze rero urugo rwawe. Nk'ubu wasebye gutya bingana gutya. Igihugu cyose kiguhanza amaso. Nasebye senge. Kandi ahubwo niba utemera ko wasebye. Ariko umuntu usaba imbabazi yasebye. Usaba imbabazi uko niyo wakoze icyaha usaba imbabazi bakugabanyirizwa n'ibihano. Usaba imbabazi utasebye se? None se usebe ute wasabye imbabazi? Hanyuma sizo mbabazi zibanzirizwa n'iki? Gukosa kwawe nyine zibanzirizwa no gukosa ugasaba imbabazi. Nago gukosa ugasaba imbabazi ntibivamo igisebo, bivamo ubutwari. Okay. Umugore wawe nire jambo yakubwiye, buretse gatoya. Umugore wawe nire jambo yakubwiye akibona izisaga zose karakanuka kari abona iki gisebo wagize. Nje ntago yigeze abona igisebo uko nta gisebo nagize. Umuntu rege ufite igisebo ntiyambara karuvati. Ariko apasera umuntu yambara umubwira abantu bagiye baseba. Njewe bande basebye. Bande se basebye. Duhere kuri wowe. Nje se nasabye. Umuntu usaba imbabazi ntajya aseba. Kandi njewe nasabye imbabazi. Namaje kumenya ko nakoze ikosa nsaba imbabazi. Aho na kibazo ikibazo gifite kamarade. Niba nta kimwaro ufite. Iki kibazo ari nka kamarade twakigiranye. Ntiyambabarije. Ntago kamarade yambabarije. None se kunzi kugira imbabazi kandi nkaba nje maze gukora ibiganiro birenze 15. Nsaba imbabazi uyu muryango. Mureke mbabwize ukuri. Imbere y'abanyarwanda imbere y'abantu bose. Justin mu kiganiro kamarade. Agize amaranga mutima. Imbere y'abanyarwanda bose. Uyu witwa Justin agiye gusubiramo aya magambo. Narangiza tumubabarire burundu. Nago uri umushumba. Vuga uti mwami Yesu. Oya genda urango mwami Yesu. Nese nagize. Nagize. Oya reka fatana. Oya. Vuga ngo mwami Yesu. Oya ntago nabivuga. Nje imbere yawe. Oya gute se? Nje kwihana. Kwihana se gute? Vuga ngo nje kwihana. Oya imbere ya kamarade se. Oya jewe abantu bose bankurikiranye. Nago nzi watumye kamarade. Ariko icyo mperaho nshingiraho nuko icyo nzi cyo nakoze amakosa kandi nayasabiye imbabazi n'umuntu nukaye nago namuveba kuko ari kuntukira ibyo nakoze. Noneho ese Justin kamarade waramwishyura? Kamarade waramwishyura. Ni umunyamakuru no mukozi. Ariko nta ese akora adahembwa. Ntago bamuhembere kuko yaje kubaza ibibazo. Bamuhembera ko yakoze akazi ke bikarangira. None se nyine. Justin gusa kamarade. Nta muntu ariko wamutumye. Kamarade uruhande yaryamyeho. Niyo wamujomba icyuma mwivi. Niyo wamujomba icyuma mwivi apfa kuba yaruryamyeho. None se rero kuva yaryamye ku ruhande rwo kumva ko nakoze amakosa. Niyo ubu niyo nakora nagutataramba kigavuga. Vuga ngo mwami oya. Okay humiriza. Wewe humiriza gusa. Wewe humiriza uvuga ngo mwami. Nago nabyemera. Wewe humiriza. Oya. Okay ntacyo vuga ngo mwami Yesu. Bisanzwe. Oya nose uranyatuza wewe ndakira Yesu mwami n'umukiza kane. Nimureke duhumirize dusenge basi. Humiriza udutere isengesho wowe. Kamara sengera Justin. Nahumiriza. Oya niba mu Imana. Ahubwo mwarangije ikiganiro makuka nece. Oya humiriza. Oya natwe gira gutya. Oya ntabwo nje mpumiriza. Okay ntacyo nje ndareba. Mwami Yesu. Kamara musengere. Bisubiremo. Mwami Yesu. Ntabwo nsubira amereka amagambo. Wose uri umudiyakoni. Ariko uzi ko musengere. Jewe reka nkwatuze
nanga kwatura ndaniyatuza nanjye natura ibyaha byawe ntacyo turi ibyaha byanjye mwami Yesu vuga mu mwami Yesu wowe ndabyanze ariko ntago kamarade yanyatuza nukuri kwimana vuga ngo mwami Yesu ariko se kuziranye n'abashumba ndi umunyabyaha ko natura wagiye ukabazana narabeshye ariko atarimo korode ndanahimba ndanyerera narahimbye narashyanutse imbere ya kamera imbere y'abanyarwanda nshaka kwica ubukwe bwa Prince Kid subiramo nshaka kwica ubukwe bwa Prince Kid nabyo navuga ko nabyo subiramo oya subira man nababari mwabakoze imana mwe ndahamagara pastor turi kumwe araza gusengera we nabyemera we wambyemera papa ngwino nabyemera ngwino cyane umukozi w'Imana cyari umusenge bamushyiraho kamera uriya mukozi w'Imana ukuntu avuze ngo ibyahi bifurirwa mu gikari ibyahi ninde Juste ubwo ni icyahi oya no Juste vuga mu mwami Yesu vuga mu mwami ariko se kubera iki vuga mu mwami Yesu ngire nese mwami Yesu nabesha abanyarwanda ndasaba imbabazi Prince Kid mbabarire nashatse kwica ubukwe bw'abandi birangira nsebye mumbabarire abanyarwanda n'Imana imbabarire kubera izo mpamvu sinzongera kuvuga ibintu ntatumwe nzajya ntegereza icyo Imana imbwiye ari cyo ntanga ndasaba imbabazi Pastor Claude ndasaba imbabazi abapasiteri bose naba narakomerekeje cyane cyane Pastor Claude Yongwe nubwo yanze kunyishyura Yongwe kandi azanyishyura ndabyizeye mana ndasaba imbabazi abanyamakuru bose n'abasesenguzi mbivuze imbere ya kamera n'imbere y'Imana n'imbere ya kamarade tubisenze twizeye mu izina rya Yesu vuga ngo amen sawa ubu ngubu witwa Juste ntagatwe tumweza areshejwe imbere y'Imana kandi ugende ntuzongere gukora icyaha ukundi yego siko bimeze buriya rero wenda ibi bintu dukora ahanini abantu bagira ngo ni ibintu birango ariko ubundi amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe kandi buriya iyo utaraseba uri umugabo utaraba umugabo burakagabo ubu ngubu amakosa Juste yakoze na Gerard byanga byakunda ubu ntago bazongera kuyasubiramo ntago umuntu uzongera kunyerera kandi umuntu nakora ikosa donc ibintu nitukabikuririze yego ni show busy tuba dukeneye ko abanyarwanda bishima bakabona n'ibyo bareba cyane kuko bakunda entertainment ariko nanone ni mureke tugerageze tubwire abantu icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu siko yemeze tubabwire amaraso ya Yesu aho kugira ngo tuze hano kuri kamera kuryoshya no gukina no kugira gute kuko ibi bintu byazagira ingaruka no ku bana bacu ibintu by'Imana dushatse kubitera jongere byazashituka natwe dukozeho cyane rero Juste ngiye kwita cyane ndakubabariye amen kandi na Prince Kid ndabizi neza yuko yarakubabariye ko nta nicyo wanamutwaye aho yibereye mu kwabuki n'abanyarwanda rero batubabarire bashyire muri comment muramubabariye kandi ni umugabo ndibaza abikoze n'izisaga zabaga zose yarazirebaga uburyo zakurikiranaga ndibaza rero twamubabarira namwe abanyamakuru buriya ubugabo butisubiyeho bubyara iki rero ntagakeneye kubyara ubundi bubwa bundi urumva yemeye gusaba imbabazi imbere y'abanyarwanda asabye imbabazi imbere ya MGTV Rwanda asaba imbabazi imbere mubabarire tumweze rwose hanyuma se ahubwo ubu ngubu hagiye gukurikiraho iki hagiye gukurikiraho nyine kubwiriza nyine domaine mbamo
domaine ubamo abakristo ubundi ubu bakumvaga cyangwa ku cyumweru barivumbe ntibaza gusenga urusengero barwuzuye sha mana yanjye ntabwo nitwasoreza hano urusengero barwuzuye kamara reka nkubwire buriya nyuma y'imbabazi nta kindi kirengaho nta kindi ahubwo dushimira abanyarwanda bakomeje gukurikira MGTV Rwanda dushimire buri munyarwanda wese ureba The Vibe TV n'impemburo TV amahoro y'Imana abane namwe cyane n'ukuri nyako TV iyo umuntu amaje no kwereka tuzi ikiganiro Justin dusengera yego nimba wamusengeye umwatuza nawe reko yisengere dusoza ikiganiro nta kibazo rwose kadusenge mu izina rya Yesu Witeka mwami turagushimiye kuri Imana igira neza tugushimiye kubw'ineza yawe nuhabwa icyubahiro hari abantu benshi bamaje kudukurikirana ubaha umugisha kandi buri muntu wese hari imitima twagiye dukomeretsa niho wayomora niho wabikora nk'Imana nuhabwa icyubahiro niwigaragaze kandi dusabye kugira ngo utwambike imbaraga muri ibi bihe no muri uru rugendo uduha ubwenge kuruta ibindi byose ni mu izina rya Yesu amen